Yesu ashimwe cyane bene data, ngiye basuhuza ni Pasiteri Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko yitwa urukundo rw'Imana, dusanga mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 haragira hati: nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Turareba urukundo rw'Imana icyo ari cyo. Ahangaha turasanga ko mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 8, urukundo rw'Imana ni kamere yayo, ni imiterere y'Imana. Imana ni urukundo, Imana ni urukundo, niko imeze, ni imiterere. Hanyuma ikindi turasanga urukundo rw'Imana muri Matayo 22 uhereye kuri 36 kugeza kuri 40, ni itegeko rirusha andi mategeko yose gukomera. Ni ugukunda Imana, hanyuma tugakunda na bagenzi bacu nk'uko twikunda. Donc aho turabona ko urukundo rw'Imana bwa mbere ni kamere yayo, bwa kabiri ni itegeko rirusha andi mategeko gukomera. Tugakunda Imana, tugakunda na bagenzi bacu. Hanyuma Imana ikunda bande? Imana ikunda bande? Imana ikunda abantu b'ingeri zose, abeza n'ababi, abakomeye n'aboroheje, ariko cyane cyane umwihariko ikawushyira ku bakeneye urwo rukundo kurusha abandi. Ubwo ni ukuvuga igakunda mu buryo busa nk'aho bwihariye, atari ukuvuga ngo irabatonesha, ahubwo mu buryo bwihariye abasa nk'aboroheje, abasa nk'abanyantege nke, abasa nk'aho batarakomera. Atari ukuvuga ngo ibakunda kurenza abakomeye, ahubwo kuko abo boroheje, abo banyantege nke basa nk'aho ari bo bari mu buzima bukeneye cyangwa bari mu bihe bikeneye urwo rukundo. Ahangaha twatanga nk'urugero rw'umubyeyi ukuntu akunda umwana we akamwitangira. Si ukuvuga ko umubyeyi aba yiyanze, ahubwo nuko abona ko umwana akeneye urukundo, akeneye kwitabwaho. Urwo rukundo umubyeyi akunda umwana rugasa nk'aho rumwiyibagiza ubwe, ruba rugamije kugaragaza ko ni urukundo rurimo n'inshingano zo kurengera, ni urukundo rurimo n'inshingano zo kuba hafi umunyantege nke, zo gushoboza utishoboje. Rero Imana ikunda abantu bose, ariko cyane cyane abanyantege nke, cyane cyane aboroheje, cyane cyane abatarakomera. Nanone urwo rukundo ni urukundo umwuzukuru akundwa, rugasa nk'aho rugaragara nk'aho ruruta urw'umubyeyi we. Ni ukuvuga ngo ugasanga umwuzukuru arakundwa cyangwa se arishimirwa mu buryo busa nk'aho burengeje ubw'umwana. Mu by'ukuri urwo rukundo cyangwa uko kwishimirwa kugaragarizwa umwuzukuru, ntabwo bivuga ko umwuzukuru ari we ukunzwe kurenza umwana, ntabwo bivuze ko umwuzukuru ari we wishimirwa kurenza umwana, ahubwo biba bigaragaza ko umwuzukuru we, kuko akiri muto, ari we usa nk'agikeneye, asa nk'ari we urwo rukundo, uko kwitabwaho, uko kubungwabungwa, ni we gusa nk'aho gufitiye umumaro bijyanye n'ubukene bw'urwo rukundo aba afite, cyangwa se no gukenera urwo rukundo. Ubwo rero n'Imana ikunda abantu bose, ariko cyane cyane aboroheje nibo urukundo rwayo rugaragariraho cyane. Hanyuma idukundira iki? Idukundira kugira ngo iduhe urugero natwe tugomba gukundamo bagenzi bacu. Iradukunda kugira ngo niturebe ukuntu Imana idukunda, bitubere urugero natwe twakundamo bagenzi bacu, kibe igipimo tugomba gukundamo abandi. Petero igihe kimwe yigeze kubaza Yesu ati: data, mugenzi wanjye nankosereza nzamubabarire kangahe? Ubwo yari ahagaze mu kintu gisanzwe cyo mu isi cyo kugaragaza yuko icyaha, insubiracyaha itagomba kwihanganirwa, ndetse igomba no guhanwa mu buryo burenze icyaha cya mbere. Asa nk'ashaka kugaragaza ko ikintu kibi kitakomeza kigaruka, ahubwo kigomba kugira igihe kikarangira. Ariko mu gisubizo cya Yesu twasanze ko avuga ati ugomba kubabarira mugenzi wawe ukoshereje, ugahora umubabarira. Ntabwo rero ibyo wabikora mu by'ukuri udafite urukundo. Niyo mpamvu no muri za kazi zibaho, kugira ngo bakomeze barebe
icyaha umuntu yakoze cyangwa ikosa umuntu yakoze niba atari insubiracyaha, kugira ngo niba insubiracyaha bibe byabasha gukomerera uwo muntu mu by'ukuri. Muri Luka 15 tubona ko umwana w'ikirara yakunzwe cyane n'umubyeyi, atari kubera ko ari wari umutoni, atari kubera ko ari we wakoze byiza, aho kubera ko ari wari uri mu bihe bibi bikenera urwo rukundo. Nubwo umukuru byamuteye ishyari, ariko umukuru we n'ubundi yitwaraga neza, yarakiranutse, yarashoboye, mbese yari yegereye papa we. Urukundo rw'Imana rero narwo rusa nkaho muri Luka 15 tubona ko rugana cyane ku bantu bameze nk'uriya mwana w'ikirara uri inyuma y'urugo, urukeneye, ubabaye, wihebye, ushobora kumererwa nabi. Naho ngaho tubona ko urwo rukundo rw'Imana cyane cyane mu by'ukuri rugaragarira. Hanyuma twayikunda dute? Kuko twabonye ko ikidukundira no kugira ngo natwe tuyikunde, ariko cyane cyane tunakundane. Igisubizo turagisanga muri Yohana 14:15. Uko twakunda Imana, turayikunda mu buryo bubiri. Icya mbere ni ukwitondera amategeko yayo. Gukunda Imana si amagambo, gukunda Imana si ukwifuza, ni ukwitondera amategeko yayo. Yohana 14:15. Hanyuma iyo tuvuze amategeko y'Imana, tugomba kumenya amategeko abiri akomeye kurenza ayandi. Iya mbere ngo ni ugukundisha Imana. Ntabwo wakwitondera amategeko utazi, ko gukunda Imana ni ukwitondera amategeko yayo. Ayo mategeko rero hari uwigeze kubaza Yesu ayo ariyo, arayamubaza, ayo mategeko ni ayahe? Icyo gihe Yesu aramusubiza ati, ni ugukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Kandi hano bavuga umutima, baba bavuga ubutunzi, kuko ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho umutima we uba. Donc ni ugukundisha Imana umutima cyangwa ubutunzi birajyana, kuko aho ubutunzi buri ni naho umutima uba, ariko ukongeraho ubwenge, ukongeraho n'imbaraga, byose ukabikundisha Imana. Ngo ariko cyane cyane ngo ukanakunda na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngayo mategeko abiri arusha ayandi gukomera. Ngayo mategeko umuntu agomba gutangira kumenya niba koko ashaka gukunda Imana. Rero gukunda Imana bikava mu magambo, ahubwo bikaba mu bikorwa. Rero uyikunda ute? Uyikunda ryari? Ibyo biranga urwo rukundo rw'Imana, byo kundisha Imana umutima ushushanya ubutunzi, byo kundisha Imana ubwenge, byo kundisha Imana imbaraga. Ubikora ryari? Ubikora ute? Kandi atari kubikorera Imana gusa mu itegeko rya mbere dushandi gukomera, ahubwo no mu rya kabiri rirwa mu ntege, ari ryo no kubikorera na mugenzi wawe. Nicyo gituma nidukunda, no kugira ngo tuyikunde kandi tunayikundira abayo, cyangwa se tunakundane twebwe hagati yacu. Reka rero dusenge kugira ngo urwo rukundo Imana yaduhaye kandi ikadusaba natwe gukundana rutagenda ruyoyoka rucogora muri twebwe, ahubwo rukomeze rutugaragaza nk'abigishwa be nyakuri. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushimiye kuko wadukunze bikagutera gutanga umwana wawe w'ikinege. Natwe turasenze Mana mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mu buzima bwacu bwo mu isi uduhe guhora kuzirikana urwo rukundo, kandi natwe uduhe kurukunda bagenzi bacu, kuko ngo nidukundana nibwo tuzagaragaza turabigishwa bawe nyakuri. Dushoboze muri byose mu izina rya Yesu, amen.